ndagera mu rugo nta kibazo. Uri kumva umeze Uri kuza ndaza ndagera mu rugo nta kibazo. Reka ngende gusa umunsi urumva watugenda umeze gutya. meze neza. None ukaba nabwo ngubwo reka mwereke. Sibyo? Okay, meze sawa. Reka ngende. Uramfashe inyuma. So ndabona imvura yahise reka ngende ngire mu rugo. Oya, ariko si ukumva wakigezayo umeze gutya. Urabona nta nubwo ushoboye gutera intambwe. Merci. Oya nta mpamvu yo kwirirwa nshimira ahubwo ibintu nakoze nagombaga kubikora kuko nta n'umuntu utafashe umukozi nakugoye nagutembera n'umubabarire. Oya nta mpamvu none se ahubwo ndikumva mukava mwiza. Allô? Marjane. Oui. Bya bintu twabibonye kandi ahandi twageze. Sawa ndaje. Sawa. Oh. Urumva washobora kugenda? No, meze neza. None se mu rugo ubundi ni hehe? Sinakubwiye ko ari hano hepfo. Ni hano. Noneho turi n'abaturanyi? Abaturanyi ariko twaje vuba. Ubwo ndumva natureka cyangwa mwerekeze. Mwerekeze? Ndagerayo nta kibazo. Ndagenda ndumva meze neza bikaza. Ngari twagira hariya n'imodoka yose. Kandi kumeze neza. Awe, toca a boca Ini grupo umunsi urumva watugenda umeze gutya. Oya, ariko si ukumva wakigezayo umeze gutya. Urabona nta nubwo ushoboye gutera intambwe. Oya nta mpamvu yo kwirirwa nshimira ahubwo ibintu nakoze nagombaga kubikora kuko nta n'umuntu utafashe umukozi. Wait. See, the 8 ones.
Ni kumeze utyo kuri kure mu ntekerezo cyane wabaye iki? Buryo ngira nanga nkahenda nicara numbona. Sumbwira. Hano Ngo baby mbwira nashyushye no kuko ibyo afite umutwe. ndagufite akayabo. Mbese mbaye ndayigurisha. Ngurisha vuba rero ngo uhatubutse hakiri kare. Nakubwire rero manzwe. Mbwira. Suzi. Nyine mbonye uzunzanaho umunwa mbona washyushye no kumbaza n'icyo nabaye. Nakumbaza ibyo nabureye nabyo mu nzira. Nese nyenda kubaza iki wajirwaye. Narinzi ko ngubu nje kubaza kiri bushobore muri iki gitondo nabonaga. Ariko kumbaza n'ikintu cyambunye niba bangonsha. Namwe nubwo muba munyitayeho. It's okay baby. Go on here. Mbaye. Ubu ngende mu nzira. Baby. Umusore. Mana. Sisi, umusore mana we. Shere. Begi bogari mana. Wari warwara. Wabona umuntu turemba. Hey! Ubundi nabitekerezaga nki shaka mbere mbonye imeze gutya pe. Uzi ko uhura n'umuntu ukibaza ni uriya muntu yabigennye. Umva mbwira varashyushye kurenza ndi kumva wajya ubara inkuru neza amazi. Uriya muntu yarebye mbwira vuba ngo kongera ngo bantu barashyushye kurenza. Nabyo mubwiye bebe ziragurishwa. Nakubwiye ndakwishyura. Ndakwishyura mana isubize siko ejo bundi umuzungu yameneye ndakwishyura. Urashyuha mana ego mukobwa. Cyakoze ndabura byara. Urumva washyushye kugira mbwira. Kamubwire utarira ndabizi urashyushye. Ngiye kugira wongeye kwigendera kandi wari kubabara. Wagenda. Twimuka ngenda. Mbwira. Shumuna n'umutipe. Ibaze ko navunitse bitari muri gahunda. I knew it baby ndakuzi. Ubundi nibaze ukuntu umeze gutya amaguru ameze neza n'ukuntu waje wimugaje. Mana. Wowe n'umutipe mwiza. Muremure. Ari ubyibuze. Shawe bogare. Ngira ngo byagenze bite. Ndakuye. Nimicare mbere. Uburegishije. Ndakuye. Amanagure. Nyambika umupira karagapira wabonye. Ujya kukananira nk'iyo muri kukihozamo benyobere. Mana. Anyambike. Amanagure none Imana. Ibigwishije mburasha. Yabihaye umugisha. Yego. Njira. Mr. Bobo. Bamwita Mike. Mwezi tena. Makrusi. Kabisa. Meze fresh. Ratsamo. Ari kabisa. Yo welcome man. Ewa stars. Meze fresh. Ariko ibaze wagira ngo wandebye mu mutima. Uzi kwije nona. Nenda kuguhamagara. Nibyo se? Je narebaga hano nkareba muri raporo nkabona ibintu byanjye biri kugenda neza. Nibyo. Nkabona nibihura. Ndaye ndavuga ati
nshobora guhamagara Mike akambwira ibyo ari byo. Ako sha wagiye ugira umwanya wo kuruhuka koko. Hafi nta mwanya wo kuruhuka. Byose wowe uri concentrate n'akazi gusa. Unarega ruhuka ari uko akazi kameze neza. Naro gucishamo ngo nibura uruhuka. Bahise sha wabyumva we kuri umuboss. Muri make marayika w'Imana nkoreyemo ko. Nindaga kuguhamagara kabisa kuko. Nk'ubu hari ibintu hano ndi kubona bitari guhura namba. Urumva? Ukuvuga ngo nicyo gitumye nyura hano. Nanjye hari ibintu narebye nabyutse mu gitondo ndeba muri database. Urumva? Kanya mbona hari ibintu bitari kugenda neza. Bajije secretary ambwira ko ibyi projet ngari wowe bifite mu biganza. Ari wowe uri kubikurikirana. Ubwo nicyo gitumye buri yanyura hano akakanya navuze nereka manze nze habone n'umugisha kuba mpa gusanze. Nari ko ntari buze no kukubona. Sha naye nabibyukiyemo ndareba nkajya ndeba hano muri system. Ariko nkeka ko ikibazo urumva urakeka ko mu mbere y'uko uriya mwaka urangira twari twashyizeho umukozi mushyashya uzajya gukurikirana ibigori. Bikeka ko ari we watanze kubera we watanze raporo y'umwaka ushize. Keka ko ari we wabyishe. Nibyo. Keka ko ari we wabyishe kuko urumva yahise ajya hanze urumva mpita mbikurikirana. Keka ko ariho byapfiriye kubera ko urumva ntabwo turi guhuza namo kandi ubwo urumva babiri gupfa bari mu kibazo. Ikibazo cyo kirimo nabibonye kandi rero gitumye nyura hano urubundi. Cyo gitumye nyura hano kabisa. Shamite ndemba amanagure amazi. Sha baby ndaremba muryama none afite igituza. Yesu we bigo umusore baby na selfie mwafashe sima shabyore imvura ari kugwa telefone yanjye ntabwo nzo yari yatakaye ariko ninjye nawe. Yego da komeruka se yaragufashe ngo wirembeje ngo wapfuye kandi yewe mba nyine nararembye rumva ubwo maze kuremba njyama mu bitoza nkajya mukora usha mbega umusore we uzi ko ubona umusore ugahita uvuga ati uriya bamumara bakambwira ati byibuze murazi ijoro rimwe. Yewe hari rero sisi yabonye sheri aho wabereye singo muzanye sazanyemera ntabwo azanyemera shana icyo kibazo. Rese ubwo umuntu wari wirengejeho gutya azabona yari ako ntabwo yakwemera. bajya bavuga ngo come on baby yakwemera buriya mbufite ntabwo umuha sha afite amatsiko nkaba ndi muri n'abandi ndi nkashiriwe ndi nko muri screen ya phone. Oh my god screen ya phone wasanga ari mundi na ubwo rero maze kubiryamamo amanaguye amazi abahora amupira ubundi uriya niho ruzingiye. Niho harakomeje uziko uri kujya ubivuga nk'umuntu bari kumwe bya nyabyo. aramfashe akaboko gutya bane inama ndetse hasi ndaryama ndahwera njya numva ari kunkora nkumva ni byiza nkataka byahenda nta cyabaye uza gashya none mayikuguzi none ngewe kubera ko n'ubundi urebye ntango byari byapfuye cyane. Ya mugabo umwaka ushize ntango yabyike ngiye ikintu ngiye gukora nshobora no kubitunganya ukagenda unabijyanye. Oya. Urumva ikigenzi kwari kumenya aho byapfiriye. Sibyo? Ko hamenyekanye rero uraza kubitunganya uzabinzanira. Ubu aka kanya ntago mpari giye kureba sister. Ejo bundi meretse kuma ngo yaravunitse. Umuntu we yarampamagaye ambwira ko ngo yavunitse. Urumva rero sinzi ibyo ari byo. Birasaba ngo ngereyo ndebe uko bimeze. Ariko nta byadanje. None se bakubwiye ko bikomeye cyane yaba ari mu bitaro ku buryo unanaguherekeza tukagerayo. Mba urumva murumuna we yambwiye ko ari ukuvunika gusa ngo yaratsikiye aravunika kugeza iyi saha rero sindamenya ngo ni ibiki. Ushobora no gusanga ari bya bindi by'abakobwa kumbuye kundebaho abakobwa se ntubazi. Ushobora no gusanga ageraga nkoremo amafaranga yagukuramo ariko umva numenye ukuntu yakuvuyemo. Yoriya we ndamuzi niyo mpamvu ntago nabifata nk'ibintu biri grave kuko n'akantu gatiyo kabaye
abigira ibintu birebire cyane kubera kubura umwanya wanjye kugira ngo arebe ko nahagera. Ariko icyo abashaka mba nkizi ujana uzanganira amafaranga tu. ahubwo se sisi basi mwibutse guhana akanimero. muri make umubwire mushya twari twatwawe ari we ntabwo yabashije kuyinyaka ariko yaramerekeje ngeza ku gipangu kandi mfite n'umupira wiwe urahagije. Kanze mbwire suri kure ukuntu bigize inzanga kereka muguyeho. Njye nahita y'umwaka nahita humura nawe ubonye kereka muguyeho. Madamu se amakuru ye ko ntamuheruka. Madamu wanjye se uko madamu wanjye bamukura Shasi ko duherukana kera mwa Shemagaye kanini. Madamu wanjye ahora ari bize ahora ari bize byatari wagira ngo bari gukora naka bapfuye. Ahora ari bize byatari nk'ubu baratana aryana Nibyo si byiza se numva atari umugisha. Shara wayikewe byihorera mwana agaha kari kubundi karahanze gajya siko bavuga. Ahubwo bari nanjye ngize amahirwe nkabona umugore umeze gutyo nibwo nzashaka. Ko hari sa kuzababona nimba ari umugore umeze nk'uwo umugore nk'uwo kadapfa kubonekerana nibwo nzashaka. Biterwa n'ibyo urimo n'ibyo ubamo bize ariko uzamushaka niba ushaka nk'uwanjye uzamubona. Bageze se barasingiye reka ngende genda nakwakira wowe. Yewe nta kibazo ngende ndebe uriya mukobwa ubwo wowe icyo uri bukore uraza kubitunganya sibyo ushaka ukuntu nibura uri bubinyoherereze next week nzabitanga muri raporo kugira ngo uzabwo ngiye birantwara n'igisha tumoro kabisa nahita mbikubita kuri mail kuri mail nahita mbishyira basi aho ni sawa cyane ahubwo ebana ngaho gira amahoro reka simbuke bamugerewe urebe ngo nasanze ibindi ni ubigire vuba vuba sibyo nta kibazo kabisa. Injira
ako baby nk'izi sawa wari uri